nimugire amahoro n'ibyishimo bikomoka kuri Nyagasani Yezu Kristo. Amahoro n'ibyishimo bye ntibisabe mu mitima yanyu biremwe mwese mutuye isi, intore z'Imana kandi bana b'Umusumba byose. Nimugire umunsi mwiza, umunsi wo gukomera, umunsi wo guhabwa imbaraga, umunsi w'integuro ikomeye kandi idasanzwe, umunsi w'ibikorwa by'ubutatu butagatifu, kandi umunsi ijuru ryose rikomeje gusanganira abari mu isi mu buryo bwo kubakomeza kandi mu buryo bwo kubashyigikira, kuko uko bwije n'uko bukeye mfite byinshi dukorana namwe kandi twugururira buri wese. Mwarahiriwe ntore z'Imana kandi bana b'Umusumba byose, mukomejwe n'ububasha bukomeye bw'ijuru kandi mukaba mubungabungiye umutekano na nyir'ibiremwa. Nabakomeze kandi abashyigikire mu buzima bwanyu bwa buri munsi, muhore iteka mumwiringira kandi muhore iteka mumurangamiye, kuko ari igihe cyo kubakungahaza kandi kubaba bugufi no kubashyigikira mu mirimo y'ibikorwa bye bidasanzwe. Mbambitse imbaraga rero kandi mbakomeje mu rukundo rukomeye kugira ngo nkomeze gusigasira ubuzima bwanyu, kubabungabungira umutekano kandi kwifatikanya namwe mu mirimo n'ibikorwa bidasanzwe, kuko hari byinshi twaje kurema no kubaka mu buzima bwanyu kugira ngo tugaragaze imirimo ikomeye y'Uhoraho, kandi imbaraga n'ububasha bw'Imana Data kugira ngo bukomeze bwisanzurire mu biremwa bye. Natwe rero nk'abatagatifu turabakomeje mu rukundo rukomeye rw'Iyabahanze, kandi dukomezanyije namwe integuro ikomeye idasanzwe ko twirukiye kubungabungira isi yose umutekano, ndetse no kurinda intore n'intumwa z'ijuru mu isi ziri ku rugamba. Erega abari mu isi bose ntabwo bari kurwana urugamba rumwe, kandi ingendo yabo si imwe. Niyo mpamvu rero ari abagomba gushyigikirwa mu buryo bukomeye budasanzwe, kuko cyane cyane mu bihe nk'ibi intore z'ijuru zishikamiwe kandi zihora iteka zihanganye n'umwanzi ndetse n'ingabo zose za Sekibi, kuko zihagurukira kubarwanya. Ariko kandi nimuhumure, twebwe nk'ingabo z'ijuru twaje kurwanirira abemera, turusha ubwinshi ibibahiga n'ibibarwanya, kabone n'ubwo umwanzi yakivovota akagera aho ababuza amahoro n'amahwemo, natwe tuba duhari kandi tuba tubabereye ku rugamba mu buryo bukomeye. Mwe mujye mukomera kandi mumenye gutakambira ijuru, mwambaze kandi musenge mu kuri mu butungane nta buryarya, ubundi muduhe umwanya twikorere. Ntore z'Imana ntimukirwanirire, ntore z'Imana ntimukarwanire mu mubiri, ahubwo mujye murwanisha isengesho. Nimuhura n'amakuba, nimuhura n'ibibazo, nimuhura n'ibigeragezo, menye ubuhungiro ko nta handi hari mu isengesho. Bana b'Imana, nkoramutima za Nyagasani Yezu Kristo, mwebwe Uhoraho Imana yahaye byose, akabamurikira, akabayobora, akaba akomeje kugendana namwe mu buryo bwo kubagaragariza aho ibihe bigeze. Nimwakire gukomera kandi gukomeza kuba intwari mu butumwa, kuko ubutumwa murimo kandi intambara murwana yo kwemera hariya buri kanya, ndetse akaba ari intambara ikomeye kandi ityaye, isaba kugira ngo mwambarire urwo rugamba kandi mufate intwaro murwanye umwanzi. Muhore rero ku mazamu y'amasengesho, buri iteka mwitagatifuza kandi mwishyize mu burinzi, mwishinganishije mu burinzi bw'ijuru. Natwe tuzabegera kandi tuzabasanga. Umwanzi nashaka kubarwanya tuzamurwanya, kandi ntazadutsinda tuzamutsinda, ko twiteguye gutsindira abemera, kandi umutsindo Nyagasani akaba yaramaze kubagezaho. Igisigaye ari igihe cyo gukotana kugira ngo buri wese abashe kuwushyingira kandi abashe kuwinjizwamo mu buryo bukomeye, kuko iki gihe muri ku marushanwa kugira ngo turebe ab'ibigwari ndetse n'abakora umurimo neza bawuhagazemo gitwari. Mushobora rero kurwanira urugamba mutifitemo kwemera. Icya mbere ni ukwemera, ukwizera n'urukundo, kugira ngo ibyo byose mubihurize hamwe babere intwari ifatika kandi ikomeye yo gutsinda umwanzi. Mwishyire mwizane rero mu byiza by'ingoma y'ijuru,
uko mwafunguriwe amarembo kandi mwakinguriwe imiryango kugira ngo buri wese yigerereyo. Takambira Imana kandi mwiringire Imana kuri buri wese ku ruhande rwe uko yumva nijoro, kandi buri wese uko ahamagaye akikirizwa. Ntimukajye kure y'Imana, ahubwo muyegere uko bwije n'uko bukeye, kandi uko mugenda muzamurwa mu ntera mujye mumenya no gusenga, kandi mujye mumenya guhanga amaso ijuru mu buryo bwuzuye, kuko ari ryo mugomba kubana naryo kandi guhamana naryo. Mwiyambure umwambaro gisazira w'umwijima, mwinjire mu rumuri rw'Imana iteka ryose, uri iteka murinzwe kandi mubumbatiwe n'ububasha bw'ijuru ibihe byose. Mukomere rero kandi mwishime munezerwe, dore igihe kirageze kandi kiregereje kugira ngo Uhoraho Imana yiheshe ikuzo mube mubo yambitse kandi mubo yagabiye. Dore araje kandi abateguriye ibihembo bikwiriye abakoze umurimo neza, bityo ababaye indangare bagatabika kugira ngo nabo bahabwe ibihano, kuko nyine Uhoraho Imana yabagabiye ibyiza kugira ngo bube urwunguko rwa benshi, byungure roho zanyu ndetse n'iz'abandi. Ntimukabe rero bababura baje, ahubwo igihe muri mu murimo mujye muwukora muhari, kandi mwizeye ko ijuru muri kumwe, kandi mwizeye imikoranire yanyu n'ijuru, mwizeye ko wabatumye kandi wabahamagaye, abazi kandi abasobanukiwe. Ntacyo mwamuburanye, ntacyo mwiringiye kuri Uhoraho ngo akibime, ntacyo mwamwiringiyeho ngo akibime. Ninde se wiringiye Uhoraho agakorwa n'isoni n'ikimwaro? Uhoraho Imana ni byose kandi abamenyera byose, ndetse akabaha n'ibyo mutamusabye, ndetse n'iyo abahaye akabarengereza ibyo mutekereza ndetse n'ibirenze ibyo mwasabye. Ni umugabyi w'amahoro, nimumwisunge, dore isi irayasonzeye kandi irayakeneye. Mwebwe mwese mutakambe musaba imbaraga, mutakambire n'ijuru ryose kugira ngo rigabe amahoro ku isi. Nta yindi nteguro n'umugambi no gusesekaza amahoro mu bantu, kuko ari nkene kandi ari makeya cyane, kandi umugambi w'ijuru akaba ukomeye kandi ukataje mu bizera kandi mu bemera. Ndore si Imana, abana b'Umusumba byose nimwishime kandi komeze muhamye ibirindiro mu kwemera guhamye, kuko wabatoranyije abakunda, kandi uwabaremye wabahanze ari Uhoraho Imana rudasumbwa, wabereye ku rugamba iminsi yose. Nanjye nzahorana namwe mu byishimo bikomeye, kuko kwiturira muri Uhoraho ntako bisa. Mwabinganya iki? Mwabigereranya n'iki? Iby'isi birahita bwangu, ariko iby'ijuru bihoraho, kandi kwibera mu gituza cy'Uhoraho ntacyo mwabinganya. Mwiringire rero kandi mumuhange amaso, abamurikire kandi abakomeze. Turari bugufi kandi araje, aje kubagaragariza imirimo n'ibitangaza, aje kubagaragariza ikuzo rye, kandi aje kwigaragaza mu isi ye, kugira ngo ashyire byose ahabona, kandi agaragaza imbaraga n'ububasha bwe bugamburuza imbaraga zose z'umwanzi ziri kwidegembya mu isi, ndetse n'abandi bose bari mu isi bumva ko ari ibihangange bikomerezwa, ndetse bakumva ko ari bene ijambo. Ibyo byose bigiye guhagarikwa n'ububasha bw'Imana, kugira ngo Uhoraho Imana yivugire kandi yikorere, agaragaza imirimo ye n'ibitangaza bidashobora kuvogerwa na mwene muntu. Nimurindire isezerano muri maso musenga, mureke Uhoraho Imana yitwa Imana kandi yiheshe ikuzo mube. Mwebwe ko mwahamagawe kandi mwatoranyijwe, nimukomere kandi mube intwari. Ndabitura buri wese mu isi, abarangaye, abari maso kugira ngo mukomeze urugendo, abarangaye kugira ngo mugarukire aho, kuko ntawe uri hejuru y'Uhoraho. Uhoraho Imana ari hejuru ya byose, kandi mu ijambo rimwe rye aravuga bikaba, ategeka bigakomera. Niwe mugenga w'ubuzima bwanyu, kandi niwe mugenga w'ibiri ku isi byose. Ni iki cyamuvuguruza yiremeye kandi yihangiye? Ni iki cyatambamira umugambi we? Reka byose yakabishyize ku murongo w'isegonda. Ni impuhwe ze, ni urukundo rwe akibagaragariza, kugira ngo buri wese abashe kujya mu murongo no mu mwanya, kugira ngo isaha yagennye nigera hazagira abarokoka bazabasha guhamiriza ibikorwa bye, icyo ab'indangare nabo bazazira kutumva no kunangira imitima. Ndabakunda, nimukomere kandi mube maso,
Dore mwe mwese mutuye isi, kuko ububasha bw'Imana bwororokiye isi mutuye. Abumva nimwumve, muhindukire mukore kandi mugarukire Imana. Abanangira imitima namwe nimukomeze munangire, kuko ikizabumvisha ihari, kandi uhoraho Imana akaba yiteguye kubakorera byose kugira ngo mubone imirimo n'ibitangaza bye, kandi akaba yiteguye guhonyora umwanzi umubisha ukomeje gutwara benshi, kujyana benshi, kuko kwidegembya k'umwanzi mu isi kwamaze gufata intera ndende. Uhoraho Imana ucubya imiyaga n'imihengeri, akaba ari uje gukura mu nzira no guhagarika ibidafite umumaro, kugira ngo yuzuze isezerano yasezeraniye abamwemera kandi abamwizera. Nanjye turi kumwe iminsi yose mu rukundo rukomeye, ndi kumwe namwe kandi nkomeje kugurumanisa ikibatsi cy'urukundo muri mwe, kugira ngo mukomere kandi mukomeze kwakira ibyiza by'ijuru mu mitima yanyu, uko mbakunda kandi mbazi, nkaba nkomeje kwifatikanya namwe mu butumwa. Ndabakunda nturisi Imana, ndabashyigikiye ndi mutagatifu Yosefu. Amahoro y'Imana abane namwe, nimugire amahoro, mugire umugisha uturuka mu ijuru sendere, mu banyu no mu byanyu. Amahoro amahoro.